Isiri bizavaho ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano. Ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano. Isiri bizavaho ijuru rikabaho Hallelujah. Amen. Hayo yanitosha, sio mimi tena, ni Kristo ndani yangu. Hayo yanitosha, sio mimi tena, Kristo ndani yangu. Hayo yanitosha. Kristo ndani yangu. Hayo yanitosha, sio mimi tena, Kristo ndani yangu. Hayo jewe afande Mugigi maze kumva ibisabwa n'ijambo ry'Imana kubijanye n'abifuza kubana k'umugabo n'umugore, niyemeje ku bushake bwanje jenyine
nta gahato ko bila kusukuma kwamba wowe umuruta se arasate anje kubana nawe nk'umugore wanje w'isezerano kama bibi wangu wa agano, zagukunda nakupenda, zakwitaho nakujali, zakubaha nakuheshimu, zakubahisha nakuheshimisha, zagukundira umuryango napenda familia yako. igihe cyose nuko tuzaba tumeze kose Wote kwa kila kitu tunapenda, zita ku bikunezeza byose jali yale yanakufurahisha yote. uhereye uyu munsi Kuanzia siku ya leo ukageza gupfa hadi kifo, bisezeranye imbere y'Imana miagana mbele ya Mungu n'imbere y'itorero na mbele ya kanisa. uyu munsi tariki Leo tarehe 26 z'ukwezi kwa kane mwezi wa 4 2025 2025, Mana uzabimfashemo katika agano hakuna yule mmoja, ni yule mmoja wengine mtasikiza na mtashangilia. njyewe umurutasate Angel, njyewe umurutasate Angel, maze kumva ibisabwa n'ijambo ry'Imana ku bijyanye n'abifuza kubana nk'umugore n'umugabo, niyemeje ku bushake bwanjye njyenyine nta gahato ko wowe Afande Mugigi kubana nawe nk'umugabo wanjye w'isezerano, nzagukunda, nzakwitaho, nzakubaha, nzakubahisha, nzagukundira umuryango igihe cyose nuko tuzaba tumeze kose, nzita ku bitunezeza byose uhereye uyu munsi ukageza gupfa. Mbisezeranye imbere y'Imana n'imbere y'itorero uyu munsi ku itariki 26 z'ukwa kane 2025, Imana izabimfashemo. Acha nimwombe Bishop apite mbele akiri baraka kwa hizi pete wanataka kuvaa. Mana yacu turagushima muri iki gitondo cyiza, gitondo cyujuje amasezerano y'abana bacu. Dore izi ndahiro z'ubwete bakivamikana zitagiraho zihekera, reka bazazubahirize mu buzima bwabo, ubuzima bazaba kuri isi yose, kandi uzakomeze utange umugisha. Tubisabye mu izina rya Kristo umurimo wacu, tubisabye amen. Amen. Tumewapa kiapo, yeye anataka kunena yale maneno ndiye atakuja kuanza. Adamu alisema kwa hilo nimepata mfupa ndani ya mifupa zangu, naitwa mimi mzao wa Tanzania. Hiyo ilikuwa ni msemo ya Adamu. Nawe sijui una msemo gani wewe unasema.
mpagaze imbere yawe n'imbere y'abahamya bangana gutya nishimira ko ari wowe mahitamo nahisemo kandi nasanze narahisemo neza kubera ko watangiye kumbera umugisha watangiriye kumbera ibyishimo naje nshingiye ku rukundo rw'imbuto Kristo yabibye muri jewe ndahamya ko nzagukunda ndagukundira umuryango kubera ko Imana ariyo muhamagaro yampaye wo kugira ngo mbashe gusohoza umurimo wayo hano kandi waje uri umufasha nzagukunda kandi nzagukundwa akaza ndabizi ko Imana izabimfashamo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu by'Imana yavuze byose akirutiki ko Yesu nishimiye arakunda nishimiye ko Yesu yagize ukwiriye ikiruta amagambo nakubwira n'ikiruta ibyo nagusezeranya kuri uyu munsi nuko nakubwira ijambo rimwe gusa ry'Imana rivuga ngo mwishimira Uwiteka izaduhana n'imitima yacu yishimira. Rero ibiruta amagambo yose nibyo nagusezera aka kanya ni Imana yonyine ibitanga kandi ndagusezeranya yuko ibyo byose nubikora ukishimira Uwiteka nanjye nzakubera mwiza nk'ibikwiriye. Ndagukunda.